nk'ubumvishe ibitangazo uyu muyenzi ukora tumanze cya giti kuko Mose yahaye Imana yahaye Mose agishyira mu mazi undi warebye nasanze ari gusamba yenda gushingura ani aho ngaho aryamye akaruka ngaho aryamye bishatse muyenzi urakoze nujya kuva amata yongera amata y'umuyenzi okay amata y'umuyenzi iyo urya kanwa n'akanyarwanda sinzi niba ubyo byumva aba harimo akana uzare nk'ubunyobwa bw'ubunyarwanda babo karanze ba ukarya n'ubunyobwa bw'utanze n'ababo karanze yego uzova itandukaniro kamera muraho neza Emfraze sera niho zihurira muri ishyamba nkwereka ibiti njya nkoresha oya nabasezeranyije yuko nzaza ubu naje iba isaha rwose isaha saa 11 hagura mwirabura kabisa uri umuzungu mu mutwe rwose no ku mutima hari rero impamvu ndibuze ko twahurira aha ngaha yego ngira nkwereke iki giti niba ukizi iki giti rero kireba n'amababi yacyo iyo giteye harya sumuyenzira nicyo ngicyo gikunze kugira amata asa n'inka amata n'ay'inka bishatse ko n'amazi yacyo asa n'amata tubona benshi bava ku mata ngo dore amata ava mu muyenzi ubwo ni amazi yacyo n'amazi yacyo ko nyine bayita amata n'undi y'umuyenzi ubwo rero nibyo ko twahurira hamwe nkwereke urabona iri shyamba ishyamba mvanamo imiti cyangwa se nkuramo imiti ubasha gukoresha kuri izi ndwara zananiranye ziri guhekura imiryango myinshi impamvu mbanje kukwereka kiriya giti nuko kivamo umuti ukora ibitangaza gute ukora ibitangaza warupfuye umuyenzi mbwira rero buryo nshobora kuza nk'umuryango wanyu rwose bateranye bagiye gushyingura no gutera akuka kanyuma nkahita afata uriya muyenzi tukonongera mu nico bita igi ry'inkoko y'inyarwanda ariko niryo rigira imbaraga cyane n'andi magi arakora ariko tuvuzi ikinyarwanda igi ry'inyarwanda cyangwa igiti cy'ikinyarwanda sinzi umwihariko hari Imana yahaye abanyarwanda ibintu byabo bifite imbaraga cyangwa ubwo hari ukuntu bikonegitana nyine ubwo bigakonegitana naho uri niba uri umugande bigakorana n'abagande bimeze dusobanurire kuko twe uzanywa amata y'inzungu inka y'inzungu umwe n'amata y'inka y'inyarwanda umva beze gute ni umwihariko nyarwanda yo katware kujya kure y'umuyenzi rero tugaruka yego ariko niba bavuze ngo igiti cy'inyarwanda gikoresha kuko hari impamvu kandi nawe ubwawe yuri kurya ibinyarwanda byo mu Rwanda nyine mu gitandukaniro iki giti rero cy'umuyenzi ngo nakikweretse uragira ugafata amata yawo y'umuyenzi ugafata n'igi ntabwo ndavuga kantite kugira ngo abarozi bahita batwicira umuti nubwo mvuze ko ntabwo byo mutegura harya hari uburyo kibijya bibaho abantu bakica umuti nose niba yishe umuntu ubwo kwica umuti urumva rero bigoranye cyane ku buryo wawuha umuntu wavuraga ntubukivura cyane ntabakivuga ahubwo agapfa wenda atari no gupfa ahubwo niyo mpamvu navuze ko nzashyiraho n'ikiganiro uburyo ki utegura ko ndabisubitse reka mbabwire uburyo ki uvura ukeneye uburyo ki wamufasha azampamagare oya turabizi yuko ntacyo twakuvuranye kuko n'ibindi urabiduha ubwo twizere neza tudashidikanye yuko uzatubwira oya nzababwira nta kibazo rwose kuko ibi byose rero kugira ngo tubimenye ibi biti Imana yarabiremye ibiduhamo ni nk'umurage yaduhaye iraje ishyiraho n'ibyatsi irabimeza iyo tubikoreshe neza gusa aho uzabona igiti ngira ngo inshuro nyinshi ndavuga ngo ibiti bikora ibitangaza n'uyu muyenzi ajyanye mukoresha nabura umuntu azutse kambyite kuzuka oya ni igitangaza avuga nti se igiti Mose Imana yahaye Mose ni umuyenzi ni umunyinya ni byinshi icyo bita umuhanga uhangamura abazimu hari icyo bita umunaniro unaniza iki izo ndwara zose nkashaka icyo giti Imana yahaye Mose ngo ashyire muri ya mazi aho umushahara bamwe bahembuke muri izo zose akibura ikintu utubwire indwara cyaba kivura kugira ngo udukurikiye yego aze kumenya ngo ese nakwivura iyihe ndwara nubwo utatubwiye ngo ni kantite ingana gutya ariko byibuze tubwire ngo indwara iyi niyi ubasha kuvura indwara iyi niyi nawe ngo igiti ni igitangaza niyo baguteje abazimu abadayimoni amahembe niyo baguteje za nyabingi niyo wariye uburozi mu byo kurya niyo wanyweye uburozi mu byo kunywa byose uramutegeka ukabigahanuramo ukamena hariya ukabyituma ibindi ukabiruka ibindi bikasohoka mu byunzwe wakuvuga yuko niba numvise neza iki giti gifite ubushobozi bwo guhangamura amarozi wavanze n'iryo ki
inkoko y'inyarwanda ubyibuke ntabwo giti cyonyine. Nabyumvise yuko usibye yuko utatubwiye n'uburyo kibicangwa ariko kibasha guhangamura amarozi y'ubwoko bwose. Uzi ko amarozi kuri ubu ngubu indwara zihangayikishije abantu, simvuga mu Rwanda, ku isi hose ari amarozi. Nyine akenshi nkunda kubivugaho, niyo wagiye kwa muganga ukajya mu bitaro bitandukanye, wagiye Kibagabaga, ubundi kuvuga i Kigali, wagiye CHK, wagiye aho bita ku Bashinwa hariya i Masaka, none barangije bwa kane ukoresha Faisal, ibyuma bibuza indwara, kandi umuntu niko ari kuremba arushaho, arimo arataka umugongo, ari gutaka umutwe, nta kindi bari guhetse kumutera iki ibinyere byumva tumva ubwo burwayi. Hano baha ikinini ngo cy'amasaha 10 cy'amasaha 5 kugira ngo tumve uburibwe, kuko uburibwe bwamaze kugera he ku bwonko. Nuvuga ngo rero uwo muntu amaze kuzenguruka ibyo bitaro akaza ngana mwakira na yombi, ariko iyo utarazenguruka aho hose ntabwo nkwakira ko se kuki nta kumenyekana. Rero dore nkubwire ngo haga story, yego buriya data ntakiriho, ariko mu gupfa kwe yamaze igihe kirekire cyane yivuza, kuko byenda se ntiyaje Kigali ariko yarari CHD, ariko akivuza uburwayi bukabura. Icyo bamukoreraga cyonyine ni icyo uvuze cyo kumuha imiti ituma byibuze uburibwe bugabanyuka. Kuki nta kumenye imbere? Rero bintera agahinda nkababara wa mugabo, bintera agahinda iyo uzengurutse ibitaro bigera kuri 4 indwara ibura. Gusa abaganga ntitwabarenganya, bakoresha amashuri bize, bakoresha ibyo basomye mu bitabo, ntabwo twabarenganya, ntabwo twabarenganya, ubwo twebwe icyo dukoresha ni imbaraga Imana yadushyizemo, kandi abantu twese ntitwahawe impano, ntabwo twahaye impano. Ubwo rero nanjye kubwira uburyo ki ibi biti bikora bitangaza. Sinzi niba uzi ko ibiti byose bifite akamaro kuri isi. Icyo nacyo cyaba ari ikindi. Igiti cyose uzanyuraho akenshi twagiye tugendana, twahuraga n'iki, harya iki ni igicuncura, twahura nacyo iki gikora ibitangaza, yego twahura n'umuyenzi n'ibindi bindi. Rwose ibyo bintu rero abadukurikiye uzi ko umuyenzi bawushyira ku mirimo ari kugabanya amasambu, imbibi bari kuvuga bati wowe fate hawe nanjye mfata, urakugabanya uyu muyenzi. Uko rero ugabanya iyo mirimo bikagenda neza, ugasigara umeze neza n'agasigara ameze neza, niko ugabanya imyanda mu mubiri. Ariko kugira ngo abantu baze kugira, hari umuntu ugenda se utabonye iki giti neza, ariko nk'abantu bari i Burundi nibo ngiye kuvugira, kuko nibo nzi batakita uko twebwe tukita. Umukanya baraza kunyandikira. Ni umunyari. Ni umunyari. Yego, urakoze cyane. Ubu butatsi babishyira no mu Kigande, tubishyira no mu Giswahili, no mu Cyongereza, no mu Gifaransa. Izo ndimi zose Imana yaraziduhaye, tuzumva tunazivuga. Ntacyo bitwaye, kuko genda impamvu tutakoresheje urwo rurimi rw'Icyongereza, Igifaransa, nuko ikiganiro cyasohotse mu Kinyarwanda. Bariya Barundi rero bumva Ikinyarwanda nk'abumva Ikirundi. Ubutaha ni uguhindura. Yego, ngira ngo impamvu nawe ngo igiti aho uzagisanga hose ujye ugisigasira, kuko hari ibiti hano mu Rwanda, hari sinzi niba bihari ariko ni bikeya, aziko mu Bibiliya izi mpapuro twandika ziva mu biti gute. Ahubwo se kutangiye ngo gute, ubwo uzi ko n'inote zose ziva mu biti yamaye, wari ubizi nabyo? Ngira ngo hari ibindi product bavanga, ariko mu biti se gute kandi? Mu biti gute? Uzumva hari, urabona ko bacukura amabuye za Kongo n'ahandi. Yego, bakavuga ngo bari kurwanira ayo mabuye, abazungu nyine, ujya ubyumva cyane rwose. Uranga ikintu cyane genze ni igiti rero. Hari ibiti biva bijya muri Amerika bijya hebuze, cyakora byenda ndemera yuko bishobora guhenda, kuko dukuramo imbaho zigakora ibintu byacu neza, tugasukura amazu yacu neza, ukoramo inzugi, ukoramo ameza, ukoramo n'ibindi. Yego, hari igiti rero utabasha gukoramo imeza cyangwa urugi, ku buryo rusaze ku nzu yawe bahita banagufunga, kihenze kurusha zahabu n'amadiyama. Nuko no izina ryacu nzarikubwira, kandi bishoboka yuko cyavamo n'imiti. Mva ntawe ra nose nta biti uzivamo amamesa, niba ushaka no kugira ubyumve neza, ntawe ujye ubyumva.
aho ndemeye ubundi nutemezwa n'ibyo ubona Imana izatwemeza aho ho ndemeye kuko batubwira igiti cy'ingazi genda erayo se si igiti cyane rwose erayo igihwagarize niki n'igihwagari bikavamwo amavuta abantu bakarya niyo mavuta ya mbere abasha gufata umuntu iyo urwaye diabete niyo urwaye umuvuduko mujyane amavuta yose utemerewe kuyarya nuvuga ngo ibi biti rero mu bisigasire nuhura n'igiti nona cyanaguye kiri mu w'umuntu cyaraguye ukiyegura shyira gataka nuvuga ngo yice weshyira gataka uri kugira neza umuntu kuko nta wuzi icyo giti cyo kizamara yandi magambo nawe wigirira neza kuko ibiti twavuze umuhanga tuvuga umunane tuvuga umuyenzi ibiti byose bikusanyije ukabikusanya nk'ubwoko nka 30 buvura amarozi y'amoko yose ugacana ukabitwika karakano uramutuvuyemo wavuga ngo nefu niko tubyitaho cyane rwose oya no muti ntagari abantu arabanje guhereza ngo neze ngurivu ngo njazi nyancana mu nkumba urasinchana muzigo naho naryibonera awe nisiga wevuga ivu nago ari ivu no muti ibyo biti uko mbikubwiye ubashe kubona ubwoko nka 60 ukabutwika ukayungurura uwo muti ura muti nawe wirukana abazimu n'abadayimoni uretse gake ubwoko 60 bw'ibiti runaka cyangwa ubw'ibyo duturaguye gereveriya ntabwo irimo ibiti by'ishyamba byose ibiti by'ishyamba rero n'umuyenzi ubarwamo n'ikiziranyenzi wakibonye ngiki waruvuye ngo iki giti kiziranyenzi ubwo nubwo ntandikiriye nkava ku muyenzi n'igi twavugaga ariko ntabwo tunye gurira muri ishyamba oya dukeneye gusobanukirwa ntacyo niyo twabirivaho nta kibazo ariko twari dukeneye kumenya n'ubumenyi abantu benshi twari dukeneye turabukeneye kuko abantu benshi ntabwo bajya bemereye imiti dukoresha y'ibimera baravuga ngo wajya kwa muganga abandi nagusengera urasengera umuntu bagezweho n'ihembe bagezweho na nyabingi wamaze kurya uburozi bukinjira mu mubiri ibyinjiye mu mubiri bivanwa n'ibindi byinjiye mu mubiri kuko ubaye nk'uwo tuvuge wariye mu gitondo ejo utongeye ngo urye byandi wari ntabwo wabyita ngo bishoboka kuko bisunikwa n'ibindi wamaze kugira gute kurya none ngo wariye uburozi ntabwo urarya imiti ibasha gusunika uburozi ngo usohoke ariko amasengesho yagufasha amasengesho si ubu kamanze ntera buriya bibiliya ikiberaho kugira ngo ivaneho impaka buriya senjya nkunda kuvuga ngo shyushyushyushyu twinjira mu byare twinjira mu ijambo ry'Imana uri umugabo ntabwo ukwiye shyushyushyushyu niya babandi nyine hari igihe nkubwira ikintu tiho yabura n'icyo avanye mu bwonko bwe yabisomye hehe aha hari igitabo abakristo bamwe n'abamwe batajya bemera ako kiboneka mu Bibiliya ntagatifu mu Giswahili mu Kinyarwanda ni Bibiliya yera aha rero muri mwene Siraki mu bahanuzi batoya kwibanza hisomere kwanza kuko ni wowe ngo gusenga gusa hisomere umutwe w'amagambo uratubwira ngo kwivuza bigomba kujyana no gusenga akanizo kwa rukaze umva rero ko umuntu wakana kwavuga uhoraho niwe waremye ibyatsi bivamo imiti ku butaka umuntu uzi ubwenge ntagira gute ntabisuzugura umuntu uzi ubwenge ngo wa muntu rwose ubipinga ngo ni musenge gusa uwo nguwo nta nijoro azabona nanabisigira kuko uhoraho niwe wabyivugiye ubipinga nta bwenge agira rero utumye nongera gutekereza kabiri kuko iki gitabo ibintu kivuze biranshanze byiguca byaracanguwe hano byaracanguwe ubipinga nta juru azabona nta bwenge agira kandi twebwe nyamara genda birashoboka yuko nakuramo njyewe kubera yuko hari dukeya maze kumenya aho tumaze kubonanira yego ariko abantu benshi abayobozi b'amatorero abanyamadini oya reka nivugira abanyamadini barimo barabwira abantu ngo reka turabasengera mukire izi ndwara akajyaho abo bantu bageze kuri data harya nakubwiye ibya papa wabimbwiye ngo yarapfuye rwose aribwa cyane abo bantu bageze iwacu bakajya kuri data ihangana namenya kuvura kandi turanahura ihangane nyine nta kundi ariko nawe uvura umunsi ndashaka kuvuga ibyamubayeho
no kuri aba banyamasengesho tubagereho nabo bazaga kumusengera. barazaga. Ikintu cyambabaje ni ukuntu bajyagaho bakamukubita ngo amadayimoni amuvemo utambwira ko bazanaga n'ibibando, ndetse akenshi N'abana bakanayirukankaho ngo bari kwirukanka. none amadayimoni yaramwirukankanye baramushyingura. Umuntu w'umubiri ari kuwirukanka ku mwuka, ngo ari kuwirukankaho, ngo ari kuyirukana, birangirana na muhitanye. Yego, ibi bintu tuze kubyita iki ko bigikomeje, nubwo bitaba bigikomereje iwacu, ariko mu banyarwanda biracyari ibi bintu. Aba bantu tuze kubaha igihe inama twabaha, video ugiye kuyibona mu kanya. Yego, wisharinga kuri benshi, kuri abo bose bapinga iby'Imana yaremye, kuko iby'Imana yaremye byuzuye imbaraga. nkanjye byabayeho sinabura kuyishira. byuzuye imbaraga yo kubasha kuzahura abantu bose bafite ibibazo, abantu bose bafite uburwayi bugiye butandukanye. Yego, kugira ngo hari twasoreza ahangaha, niba nta kindi kibazo wumva ufite nduba wanyuzwe. ndanyuzwe cyane, ariko mushake buryo ki muzadufasha ku kijyanye n'umuyenzi, mube mwadusobanurira byimbitse uko uwo muti utegurwa, kuko umuti, amakuru makeya mfite ku muyenzi. Yego, umuyenzi urica cyane rwose. burya rero n'imyumbati, hari imyumbati warya ugapfa kandi iraribwa. Aha, impamvu mbivuze rero, twigeze tuvuga ku muyenzi, kandi umuntu ashobora kumva ngo amata y'umuyenzi ndetse n'igi, akagenda agakoroga, yarangiza akanywa. Ndifuza yuko mwazadushakira igice cya kabiri kidusobanurira nyirizina uburyo ki umuti wategurwa. Yego, umuntu akajya kuwushaka, akawutegura, akawunywa, ariko umuntu udukurikiye kano kanya ntahita ategura ibi bintu. Oya, ni icyigisho kugira ngo umenye ngo umuyenzi n'igi byabasha kuvura uburozi bw'amoko yose. Ubutaha ubu ni igice cya kabiri. Yego, mugikurikirane. Ariko iyi nama dutanze kuri uyu munsi, buri wese ubona iki kiganiro akore share, subscribe na comment, tubashe kugira gute, kugira ngo ibiganiro bigere kuri benshi, babashe kumenya ko Imana igira neza cyane rwose. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane.